Shalom shalom, hobe hobe cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, ndabakunda cyane. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza w'isengesho ryanjye. Haleluya, my prayer. Imana ishimwe cyane ko mukomeje gusengana nanjye. Imana ibahe umugisha kandi Imana yumve gusenga, ibumvire ibasubize. Uyu mwanya rero tugiye kongera kwegera Imana dusengera mu ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice ni cya 51 duhereye ku murongo wa 34, igice cya 51 ku murongo wa 34 tugeze ku 35, turaza gusimbukaho gatoya. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndizera ko mukunze Yesu, ndizera ko mukunze Imana. Ntimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Bantu mwakishijwe, mwakirese Umwami n'Umukiza, ntimucogore. Haleluya. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Yeremiya 51 umurongo wa 34. Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yarandīye, yarampondaguye, yangize ikibumbano kirimo ubusa, yamize nk'ikiyoka, inda ye yayujujemo ibiryoshye byanjye, yaranyirukanye. Urugomo nagiriwe n'urwagiriwe umubiri wanjye rube kuri Babuloni. Uko niko umuturage w'i Siyoni azavuga, kandi utuye i Yerusalemu nawe ati amaso yanjye azakore ku batuye i Bukaludaya. Haleluya. Arangije Yeremiya aravuga ngo Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yarandīye. Umwami w'i Babuloni yaramfasha arandya, yarandīye, ntacyo yamariye, ntacyo namukuyeho, yarandīye. Nubwo yari umwami ariko yarandīye. Aravuga ngo yarampondaguye, angira igisenzegeri. Haleluya. Biravuga ngo we babwiye ngo rambarara tugukandagireho tukugendere hejuru. Ngo yarampondaguye, yangize ikibumbano kirimo ubusa. Iby'agaciro byanjye yabimazemo, amindura ikibumbano kirimo ubusa. Nta kintu sigaranye, nta kintu ngifite, nta kintu kizima ngifite, nta mugisha ngifite, nta munezero ngifite, nta byishimo ngifite. Ikibumbano cyanjye yagisizemo ubusa. Haleluya. Nshuti z'Imana, Nebukadinezari ni umwuka uza ukaturya, umwuka uza ukarya ubuzima bwawe, ukarya umunezero wawe, ukarya ibyiza byawe, ukarya iby'agaciro byawe, warangiza ukaguhondagura, ugasigara uri igisenzegeri, ugasigara utagifite imbaraga zo kuvuga, ugasigara utagifite imbaraga zo gukora, ugasigara ushakisha aho wahera ntuhabone. Ni umwuka mubi cyane. Umwuka uza ukakurya, warangiza ukaguhondagura. Haleluya. Ngo ukaguhondwa yarampondaguye, ngo yangize ikibumbano kirimo ubusa. Wari wuzuye, nari nuzuye, ariko umunsi umwe Nebukadinezari araza arandya, arangije kundya arampondagura, angira igisenzegeri, aransahura, iby'agaciro arabitwara, sinagira icyo sigarana, sigara ameze nk'ikibumbano kirimo ubusa. Nyamara mbere nari nuzuye iby'agaciro, nari umugisha kuri benshi, nafashaga benshi, nakomezaga benshi, nahumurizaga benshi, nanezezaga benshi, nazaniraga amahoro benshi, nazaniraga ibyishimo benshi, nagiriraga neza benshi, nari mfite iby'agaciro. Ariko Nebukadinezari umunsi umwe aramfata, arandya, arampekenya. Amaze kumpekenya arampondagura, ansiga ndi igisenzegeri, ansiga ndi casualty mu mwuka, ansiga nta kintu nakishoborera. Arampondagura, ansiga ntakibasha no kwihereza n'ikintu na kimwe, ntakibasha kwikorera ikintu, ntakibasha kwicururiza, ntakibasha kugera ahantu nageraga, ntakibasha gukorera Imana nk'uko nayikoreraga, ntakibasha gutanga ibitambo natambaga, ntakibasha gusenga nk'uko nasengaga, ntakibasha kuririmba nk'uko naririmbaga, ntakibasha kubwiriza nk'uko nabwirizaga, ntakibasha gukiranuka nk'uko nakiranukaga. Yarampondaguye amaramo imbaraga, asiga ndi igisenzegeri, asiga ntakibasha kugira icyo nimarira. Mwami
mwami Yesu. Nshuti z'Imana, uyu mwuka wa Nebukadinezari ujya winzira mu bana b'Imana, ukinjira mu itorero, ukamira abana b'Imana, ukamira ubumana muri twebwe, ukamira gukiranuka muri twebwe, ukaduhindura nk'abandi bose, warangiza ukaduhondagura, ugasiga turi ibisenzegeri. Ibyo twakoraga tukisanga tutakibikora, tutagifite imbaraga nk'iza mbere zo kubikora, tutazifite ubushake, tutagifite umwete. N'umwanzi yaguhondaguye, ukumva nta mbaraga, ukumva uraremerewe, ibitugu biraremerewe, nta hazima ufite, uraryama ukamera nk'utaryamye, urarya ukamera nk'utariye, uhura n'ibinezero ukamera nk'utahuye nabyo. Ni umwuka wa Nebukadinezari waguteye, urakurya urangije uraduhondagura. Imana iturengere, Imana idutabare. Oh haleluya. Uyu mwuka ni mubi cyane nshuti y'Imana. Urangije ngo yangize ikibumbano kirimo ubusa, nyamara mbere nari nuzuye iby'agaciro, nari nuzuye ibinezeza, nari mfite icyo ntanga, nari mfite icyo mfashisha, nari mfite icyo nkora mu murimo w'Imana. Ariko uyu munsi yaransahuye ansiga mu busa. Uragenda ni ikibumbano kidafite umumaro, kidafite ikirimo. Nshuti y'Imana, ikibumbano kirimo ubusa, nta kintu cyatanga. Abantu bakigwa imbere, abapfa barapfa kubera ko ntacyo bakibonamo, nta kintu wakibonamo. Abameze nka cya giti cy'umutini Yesu yageze abashonje ngo akibuzeho imbuto arakivuma. Nuko ikibumbano kirimo ubusa, abantu barakivuma, abantu baracyanga kuko ntacyo bakikibonamo. Abantu bakigendera, inshuti zikigendera, umugabo akigendera, umugore akigendera, abana bakigendera, abavandimwe bakigendera, abantu bose bakakuvaho kubera Nebukadinezari yaraje araguhondagura, arangije aragusahura, agugira ikibumbano kirimo ubusa. Icyatumaga abantu baza, icyatumaga abantu bakugirira neza, icyatumaga abantu bagukunda, icyatumaga ugira icyo utanga, icyatumaga ugira imbaraga, icyatumaga uzana ubuzima, yaragisaho, yaragitwara. Oh Mana yanjye, arangije aravuga ngo rero yarampondaguye, yangize ikibumbano kirimo ubusa, yamize nk'ikiyoka, yarasamye aramira, amira nk'ikiyoka. Ndi ubuzima butariho, ndiho nyamara ntariho, ndi mu buzima busa n'ubutariho, ndi mu buzima busa n'ubupfuye. Yamize ibyanjye abimira nk'ikiyoka, yamize abanjye abamira nk'ikiyoka. Yaramize, ntabwo nkigaragara, sinkiboneka, nta shusho ngifite, ndi mu nda y'iki kiyoka, ndi mu nda ya Nebukadinezari, ntabwo ngaragara. Yaramize arambundikira, ngewe nyawe ndabura. Arangije aravuga ngo Mana, yamize nk'ikiyoka, ngo inda ye yayujujemo ibiryoshye byanjye, yaranyirukanye. Uyu mwuka ikintu ukora, ibiryoshye byawe, ibiryoshye byanjye. Inda ya Nebukadinezari yafashe ibiryoshye byacu, afata ibiryoshye byawe, afata ibinezeza byacu, afata ibinezeza byawe, abyuzuza mu nda ye, arangije arabimira. Uyu munsi urashaririwe, uri mu buzima bubishe, uri mu gakiza ariko ubihiwe, uri mu gakiza utanezerewe, ibiryoshye byaragiye. Nebukadinezari yarabimize, ntabyo ugifite nshuti y'Imana, urimo urasuhuza umutima, urashaririwe, ntabwo abantu bakikubonamo ibiryoshye, ntabwo bakibimbonamo, ntabwo ngifite bya byishimo, ntabwo ngifite bya biryoshye, ntabwo nkinezerewe. Ubuzima burarura, ibintu byose birandurira, nyamara nigeze kugira ibiryoshye. Ariko Nebukadinezari yaraje arampondagura, ansiga ikibumbano kirimo ubusa, ibiryoshye byanjye nabyo abyuzuza inda ye. Ubu niwe wibereyeho unezerewe, kuko ibinezeza byanjye yabyujuje inda ye. Hari abantu bakuraga ibinezeza, hari ibihe abagabo binezerewe, ukanezererwa Imana, ukanezererwa abantu, nawe ubwawe ukinezererwa, ukikunda, ukumva ufite amahoro, ukumva umeze neza. Nebukadinezari arangije kuguhondagura, asahura ibinezeza byarabitwara. None uyu munsi nta munezero wuzuye, uyu munsi nta mahoro wuzuye, uyu munsi tumeze nk'ibishegishegi, turi ibibumbano biri mu busa, turatakira Imana yo kabyara. Ibyacu Nebukadinezari yamize, Imana ibitugarurire, Imana yongera kutwuzuza. Wakibumbano
ikibumbano cy'Uwiteka we, ntabwo ugomba kuba mu busa. Umwami Imana yongera yuzuza ikibumbano cye, Umwami Imana yongera kuzuza, yongera anyuzuze. Ngo kandi yaranyirukanye ansohora muri gakondo, yaranyirukanye ankura mu bantu, yaranyirukanye ankura ahantu, yaranyirukanye ankura mu mugisha wanjye, yaransohoye ankura mu byo natangiye, yaranyirukanye ankura mu rugo rwanjye, yaranyirukanye ankura mu mashuri yanjye, ankura mu rushako rwanjye, yaranyirukanye anandukanya n'abanjye n'ibyanjye. Mana yanjye, uyu munsi Mana uturengere kuri Nebukadinezari, uturengere. Haleluya. Urugomo nagiriwe n'urwagiriwe umubiri wanjye, rube kuri Babuloni. Urugomo wagiriwe, urugomo rwagiriwe umubiri wawe, urugomo nagiriwe, urugomo rwagiriwe umubiri wanjye, ngahondagurwa. Ruhindukire rube kuri Babuloni, ruhindukire rube ku mwanzi, ruhindukire rube kuri abadayimoni, ruhindukire rube ku mugome. Mu izina rya Yesu, ababikoze, ababidukoreye, rubahindukire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Oh haleluya, haleluya. Twihuse rero ku murongo wa 44 niho tugiye gusoreza dusenge. Ngo kandi nzahanira Beri i Babuloni, nzavana mu kanwa ke ibyo yamize bunguri. Nzahanira Beri i Babuloni, nindangiza nzavana mu kanwa ke ibyo yamize bunguri. Bya binezeza byawe, bya binezeza byanjye yamize bunguri, Uwiteka muhane. Imana ihane Beri wawe, imuhanire i Babuloni, imuhanire ahagaragara. Ibyo yamize bunguri abivane mu kanwa ke. Reka Umwami Imana ateze isesemi Beri, ateze isesemi Nebukadinezari, ateze isesemi Nebukadinezari. Akurukane n'abawe, akurukane n'ibyawe, aruka ibinezeza byacu, aruka iby'agaciro byacu. Oh haleluya. Reka Umwami Imana bateze isesemi, ateze Beri wawe isesemi, ateze Nebukadinezari wawe isesemi. Akuruke, aruka ibyawe, aruka abawe, aruka ibyawe, aruka ibinezeza byawe, aruka iby'agaciro byawe, aruka umugisha wawe, aruka abana bawe, aruka urugo rwawe, aruka akazi kawe, aruka sante yawe, aruka umugabo wawe, aruka umugore wawe. Mu izina rya Yesu, aruka abavandimwe bawe, aruka ababyeyi bawe, aho yabamiriye bunguri akabatwaza uburetwa, bakaba ari mu nda ye. Ibinezeza byawe ntabwo ukibasha guhura nabyo, ntabwo ukibasha kubabona, ntabwo ukibasha kubabonamo, kuko bari mu nda ya Nebukadinezari. Turasenga muri aya masaha, Umwami amuteze isesema kiruke, abiruke mu izina rya Yesu. Wongera guhura n'abawe, wongera guhura n'umugisha wawe, wongera guhura n'ibinezeza byawe, wongera guhura n'amahoro yawe, wongera guhura n'umugisha wawe. Oh haleluya. Wongera guhura n'urugo rwawe, wongera guhura n'urushako rwawe. Ibinezeza byawe yamize biruke, aruka urugo rwawe, aruka urushako rwawe, aruka urubyaro rwawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ubwo bugumba yamize imbuto zo mu nda zawe, amera urubyaro rwawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turategeka uyu mwanya, turahanira Beri Babuloni mu izina rya Yesu. Aruka ibyo yamize, aruka urubyaro rwawe, aruka ubuzima bwawe, aruka agakiza kabawe, aruka urwo rugo rwawe yamize, aruka uwo mugabo wawe yamize, aruka uwo mugore wawe yamize. Okore basenderebo, abiruke mu izina rya Yesu. Aruke business yawe, aruka amasezerano yawe, aruka agaciro wawe yamize. None uyu mwanya ukaba uri mushana umubone. Mu izina rya Yesu amuruke, ahure n'uwawe, uhure n'abawe, uhure n'umugisha wawe. Mu izina rya Yesu turasenga muri aka ka ibinezeza byacu yamize. Mu izina rya Yesu abiruke, ngo azabimukura mu kanwa. Ijambo ry'Imana ngo azabihubuza mu nda ye. Haleluya. Umwami Imana ahubuze muri aya masaha. Umwami Imana agira ibintu ahubuza, agira ibintu ahubuza mu nda y'umwanzi, agira ibintu ahubuza mu nda y'ikuzimu, agira ibintu ahubuza mu nda y'abarozi, agira ibintu ahubuza mu nda y'umugome. Mu izina rya Yesu, iyi ni isaha yo guhubuza. Mu izina rya Yesu senga muri aka kanya, mu izina rya Yesu, ngo azabimukura mu kanwa. Haleluya. Ngo ibyo yamize
bunguri ibyamize adahikenya azabikura mu kanwa ke, ngo kandi amahanga ntazongera kumuhombokeraho ukundi. Ni ukuri inkike z'i Babuloni zizariduka, ngo kandi amahanga ntazongera kumuhombokeraho. Guhomboka ni ukugenda igihiriri, ni ukuvuga ngo abantu binjiraga mu nda ye, binjiraga mu bye, binjiraga mu byaha, binjiraga mu buzima bwe, ngo abantu bameze nk'abahomboka bagenda igihiriri. Ntabwo bazongera guhomboka, abantu bacu ntibazongera kumuhombokeraho, ntabwo amahanga azongera kumuhombokeraho, ngo ahubwo izariduka, ngo inkike z'i Babuloni zizariduka. Reka inkike ze ziriduke, inkike z'inzu ze ziruduke mu izina rya Yesu. Senga muri aka kanya. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana nzima, Imana ikomeye, Nebukadinezari yarandiye, Nebukadinezari yaraturiye, Nebukadinezari yariye abacu, yariye ibyacu. Mwami wanjye yaraduhondaguye, yaraduhondaguye byiringiro bizima. Ubu tumeze nk'ibisenzegeri, ntabwo tugifite imbaraga zo gukora, ntabwo tugifite imbaraga zo gusenga, ntabwo tugifite imbaraga zo kwihana, ntabwo tugifite imbaraga zo kugukorera, ntabwo tugifite imbaraga zo guheka isanduku y'isezerano, ntabwo tugifite imbaraga zo guheka abacu, ntabwo tugifite imbaraga zo gutamba ibitambo. Yaraduhondaguye Mwami Yesu, kandi ibinezeza byacu yarabimize buri mu nda ye, yamize ibinezeza bwacu, yatumize bunguri natwe ubwacu. Ubu ntabwo tukiboneka ntitukigaragara. Mwami w'abami, Data wera, niwe wadutabara byiringiro bizima. Reka Mwami w'abami, Mana, ibyo twaciyemo bimugarukeho mu izina rya Yesu. Hana Beri wacu, reka Beri wacu ahure n'igihano mu izina rya Yesu. Ibyo yamize bunguri ubimukure mu kanwa ke mu izina rya Yesu. Mpagaze mu izina ry'Uwiteka. Mwami w'abami, duhagaze mu izina ryawe, tuje guhana Beri, tuje kumukura mu kanwa ibyo yamize, tuje kumukura mu kanwa iby'agaciro byacu, tuje kumuhubuza muri iriya ndi byacu. Nebukadinezari, turaguhubuza ibinezeza byacu mu kanwa mu izina rya Yesu. Muri iyo nda ubiruke mu izina rya Yesu. Turaguteza nozi, turaguteza isesemi, ubiruke, ubiruke. Ruka abacu, ruka ibyacu, ruka ubuzima bwacu, ruka ingo zacu, ruka imiryango yacu, ruka ibyacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Isesemi gufate muri aka kanya, ubiruke mu izina rya Yesu. Turaguhubuza mu ndi by'agaciro wabize. Ndaguhubuza mu ndu y'umugore, ndaguhubuza mu ndu y'umugabo, ndaguhubuza mu ndu y'umwana, ndaguhubuza mu ndi business, ndaguhubuza mu ndi itorero, ndaguhubuza mu ndi iki gihugu mu izina rya Yesu. Ibyo wamize bunguri byose turabihubuza mu nda yawe mu izina rya Yesu. Turagurwa ibyacu by'agaciro, Uwiteka guhane mu izina rya Yesu. Reka Beri wabahanwe muri aka kanya mu izina rya Yesu. Ntabwo ubwoko bw'Imana buzongera kuguhombokeraho, ntabwo tuzongera kuguhombokeraho, nta kiza kikuvamo mu izina rya Yesu. Inkike zawe ziriduke mu izina rya Yesu. Abacu bagaruke, ntibazongera kuguhombokeraho, isi ntizongera kuguhombokeraho, amahanga ntazongera kuguhombokeraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka guhane Beri ibyo wamize bunguri, abigukure mu kanwa, turabigukura mu kanwa, turakwasamura, turabigukuramo mu izina rya Yesu. Turagukuramo ibinezeza byacu, turagukuramo amahoro yacu mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Yesu. Akira ibinezeza byawe nshuti y'Imana, akira iby'agaciro byawe, akira abawe. Ambara imbaraga mu izina rya Yesu. Ntabwo uzongera gucika intege, ambara imbaraga mu izina rya Yesu. Haleluya. Urakoze Mwami Yesu. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Nebukadinezari ibyo yamize mu izina rya Yesu urabigaruriwe. Haleluya. Komeze wegera Imana, uhangane, uhangane. Ntukemere Nebukadinezari ibiryoshye byawe biguma mu nda ye, kuko ntawe ukeneye ibiryoshye. Ntabwo uhamagara ibisharira, wahamagariwe ibiryoshye. Imana ibaha umugisha. Wakira ibiryoshye byawe, wakira umunezero wawe, wakira abawe, wakira urugo rwawe, wakira urushako rwawe, wakira amahoro yawe. Urabishakisha ukabibura, umugomere yarabimize, ariko muri aka kanya bize bigusanga, uhure nabyo mu izina rya Yesu. Ndabona biteze amaboko, tega amaboko, uhoberane n'ibyawe, uhoberane n'abawe mu izina rya Yesu. Ndabona twakira mu izina rya Yesu. Ndabona
ndabona haleluya. Reka nshuti y'Imana bize bigusanga, baze bagusanga. Ijambo ry'Imana ravuga ngo abahungu n'abakobwa bawe bagiye bazaza huri bazanye ubutunzi bwinshi mu izina rya Yesu, ngo amatungo yose azakoranira huri. Reka bize bigusanga, reka baze bagusanga mu izina rya Yesu. Wari waramizwe ariko uyu munsi uragaragara. Imana ibaha umugisha, Imana ibatangaze. Ndabakunda cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe ko ari Imana igihana beri wawe uyu munsi ari mu gihano mu izina rya Yesu. Kandi inkike ziraridutse, inkike za Babuloni ziraridutse. Ibyo yamize abimukuye mu kanwa mu izina rya Yesu. Ndabakunda cyane rero, dukomeze dusenge, dukomeze twegera Imana. Nshuti yanjye komeze kubana nanjye, ukora share na like ndetse na subscribe kugira ngo iri sengesho rye rikugeraho buri munsi, kandi dufatanye kwamaza ubwami bw'Imana. Haleluya. Iri sengesho rigira umuntu rigeraho, rimukize, rimubohore. Iri sengesho ni iryawe nshuti y'Imana. Sengana natwe urabohoka. Imana ibahe umugisha. Bye bye.